nitwa Tuyishime Jules César, umutoza mu ngeri z'abahungu. Ingeri z'abahungu dusangamo imbyino gakondo, tugasangamo n'intore. Ibyo byose kugira ngo ubimenye duhera ku ngeri z'amaboko. Amaboko agira ingeri nyinshi. Habaho gusasa. Amaboko yo gusasa yitwa gusasa, nawe ukurikije uburyo ategwa niyo ntandaro yo kwitwa gusasa. Uyamanuye amaboko ari hasi, ukaba wayazamura akaringana n'intugu, ariko noneho gusasa nyabyo umanuraho mubaza amadogere bya nka dogere 45. Tugakomereza ku maboko yitwa urushara. Urushara, aya maboko nayo tuzahura nayo inshuro nyinshi mu kubyina, yaba imbyino gakondo cyangwa mu ntore. Uburyo ategwa nayo ngira ngo araza gusa nk'urugangazi, ariko yo umwihariko wayo nuko ukuboko kuba kwanamije, ko kuba gufite icumu mu ntore, nabyo tuzabibona, ukaba gusa nk'ukubitse kuko kuba gufite ingabo. Ubwo nari ryo somo twahita turigeraho, ko ingabo ifatirwa mu kuboko kw'imoso, icumu rikajya mu kuboko kw'indyo. Dukomeze ku maboko y'urugangazi. Amaboko y'urugangazi tuzahura nayo cyane mu gihe abakobwa bo kuri aya maboko bayita icumu. Urugangazi, amaboko abaringaniye n'intugu, ibiganza bihagaze nkuko mubibona, ni ugutangira gutoza. Aba ntabwo ari abatoza, niyo mpamvu babikora rimwe na rimwe ugasanga harimo ibitanoze, ariko bigenda binozwa, nawe udukurikira ukamenya ko ugenda ubinoza neza. Hanyuma tugeze mu birenge by'ibanze. Ibirenge mbanza, aha tugiye kwiga ikirenge bita gucunda. Gucunda tugiye guhera ku mibare. Tubanza buri gihe ikirenge cy'indyo, tukabara ngo 1 2 3, tugurana ibirenge. Twagiye 1 2 3, twongera tukabanza imoso 1 2 3. Bino birenge tubikora no tugenda ku mpande zombi, tugahera ku kuboko kwacu kw'imoso, ariko twabanje ikirenge cy'indyo. Twagiye 1 2 3, tukongera tugasura ku rundi ruhande nanone 1 2 3. Noneho ibi birenge nibyo dukora byihuse bikabyara gucunda, nubwo turakira amaboko. Huza ibirenge byonyine, amaboko atariho. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Noneho tugiye kujyana n'amaboko. N'amaboko ariho turabanza cya kirenge cy'iburyo, ariko twerekeze ibumoso. Twagiye 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Nawe udukurikiye uri kwiga nubikora gutya ntacyo bitwaye, ko tuzagenda uko dukosora uyu nawe uzagenda wikosora. Tugeze ku kirenge bita gukaraga. Gukaraga turakoresha n'ubundi amagambo yitwa shakaraga. Shasi uburyo bwo gusuzugura umuntu. Iyo buri gihe utoza umuntu ushaka kuvuga yewe karaga, ariko hano reka dukoresha shakaraga, ko niryo jambo ritarigwa ku kirenge neza. Tugiye gukoresha ibirenge nta maboko, tugende ku ijambo shakaraga. Tugende woro nawe dukurikiye kujya bifate shakaraga. Urabona ko bita bigorana. Shakaraga. Twagiye shakaraga, ongera 1 shakaraga. Noneho agiye kugenda agere hepfo, yongera agaruke kuri karaga ya nyuma. Twagiye shakaraga karaga karaga. Urabona bitangiye kuza. Aha rero dushyiraho n'amaboko. Amaboko yacu tugiye gushyiraho arajyana no gukaraga ibirenge, ariko tugende twihuta kugira tugere mu njyana yo gukaraga nyayo, dutangiye buhoro. Twagiye shakaraga karaga 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 karaga. Noneho tugiye kwihuta bisanzwe. Twagiye shakaraga karaga 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 karaga. Aha, iyi nyongeri
iki kirenge mbanza mu gukaraga, ariho tuzanakosora n'amaboko neza kugira ngo dushobore kuvamo intore zihamye. Hanyuma umuhungu cyangwa se umusore cyangwa umugabo ushaka kuba intore ihamye, ashaka kubyina akaberwa, tuzamubonera cyane mu kirenge bita gutemba. Gutemba ahangaha turifashisha amagambo, bigenda bidufasha cyane. Hano tugiye kwifasha amagambo twahuye nayo mu bashoboye kugera mu mashuri abanza, bavuga ngo ipikipiki ya mupagasi iratogota. Reka tubiseke ariko biranadufasha ko no guseka biruhura mu mutwe. Tuyotangira ipikipiki buri gihe duhera mu mbyino gakondo ku kirenge cy'indyo. Twagiye ipikipiki buhoro, ipikipiki ya mupagasi iratogota. Ndakeka wadukurikiye ntawe bino byananira. Reka dusubiremo nanone rimwe. Twagiye ipikipiki ya mupagasi iratogota. Aha, noneho kugira bitufashe koroha, tega amaboko y'urugangazi. Amaboko y'urugangazi tugiye kubyina ipikipiki amaboko arambuye, ateze kuriya neza, ntuyahindure agume muri ingeri y'amaboko y'urugangazi. Twagiye ipikipiki, ipikipiki ya mupagasi iratogota. Aha, iri somo ahangaha riraza kuzamo utuntu tunyuranye twinshi. Iyo tugiye mu kuguru kw'indyo duhita dutega dusa nk'abateze urushara. Twagiye ipikipiki uteze urushara, tuzamuka mu kuguru kw'indyo, ipikipiki ya mupagasi ahangaha. Urabona ageze ahangaha abagiye gutega amaboko twahereyeho y'urushara, ariko akayatega tugenda, sibyo? Aha rero reka dukomeze noneho isomo, ashyiramo n'umubyimba w'igitore. Twagiye ipikipiki ya mupagasi iratogota, ipikipiki ya mupagasi iratogota. Twifashisha aya magambo bizaba bitworohera gufata ibirenge vuba. Tugeze mu gikaka. Igikaka dusangamo aya maboko yo gusasa, tugasangamo n'urushara. Byose bigaragara mu gikaka. Igikaka ku birenge, koresheje ibirenge gusa, dukoresha ikirenge kimwe gikubita ubutitsa. Biragaragara ko cya kirenge cy'indyo aricyo turi gukoresha cyonyine, aricyo gikubita. Aha, aha tugiye gufatanya noneho igikaka ku maboko y'urugangazi, dufate gusasa, duhita dufata amaboko twita urwenzo. Twagiye, iki ni igikaka cy'urushara, igikaka cyo gusasa, hakabaho n'igikaka cy'urwenzo. Nshuti mudukurikiye rero, tuzavamo intore dukomeza gukurikira urubuga rwacu nta kagaruka. Mwari kumwe n'umutoza Tuyishime Jules César.